ngaho mbese nazambumbure uracyazigendana shagendanye no se kubuze uko agira tugukuye habi pe tugukuye habi n'izina ry'Imana shabye horere mwana tujya urabutegereje gatoya grand frère araje naribi sawa ariko kunda sinakubujije kunteza imbere mbeba gute se arabategereje ibiki ese se wamukoze nyine mwadutumye abatumye tweme nani uwe na kapita kuba kapita yaravuze ngo akeneye umukozi nese uyu musazi ubundi mukunda mwibiki ntabwo ari umusazi cyakoze naragenze ndabona nese ubona dafite cyakoze bajya bagona inkweto igira iyayo ubona dafite imbaraga zo kwikora ya mabuye se cyakura wenda ku mabuye hoyi ngaho ta bimeze bite isa none se nyine ku cyaro uyu wahisemo ariko ndufite imbaraga se ari amabuye ntuzashobora kuyikorera mubwira iyo waturutse nyine akazi kose nagakora ndaruyobewe se runo ntabwo ndiyobewe nigeze gutanda usanga waramusanze niwe nari nazanye yari yambwiye tumushakira akazi sibyo ra nese kuva ryaruranga akazira wowe ufite akazi we yari yambwiye nizabona akazi nzamubwire none warakabonye waramubwiye wapi nari namuzanye nikaboneka azajye kugakora Rafael nyine ngiye nshoboye gukora akazi kose nako gukora mu mifuka y'abantu cyura kashoboye pe oya akunga ko naganya ngakora sha cyakoze ndi kubona ufite n'ibibaraga gupfubura byo wanza wabishobora ta Swambaza yes mwana toka ngiye uretse gupfubura amateke n'ibijumba n'ibirayi twokeje muri nyabunonko nzi ibindi byo gupfubura ntabyo nzi pe gusa intwaro wemeye ko wabishobora nyine nashobora ibintu byo gupfubura amateke n'ibirayi nese ko atari bigiye gukora biragenda ute biragenda ute ariko wamwikora akazi kirika nimba n'amabuye nayo tujya tuyapfubura kunda aho Tanzania umusazi ni se wajya usubiza ibyo wakwaje koko usiko azanyemo ibintu byo gupfubura ibindi kumusubizaho n'amabuye tujya tuyapfubura uzi yuko uri gushaka akazi uri kuvuga ibintu bidahuye mutwihanganiye grand frère okay kunda ndabona nta yandi mahitamo kijene wazanye gifite imbaraga pe gifite imbaraga ku buryo kapitani akishimira ubwo rero mu gitondo kize gukoresha uko gishoboye kizinduke utaza n'ubwo ryo kurara uze gukoresha uko ushoboye uzinduke ubwo turareba nyine natakwemerera akazi ibyo birakureba ahubwo ndabona kundera amaze kukwishiraho wagirira umuhungu wiwe afite ukuntu aza kugusabira akazi ko ntabwo yewe cyane akazi ufite ntabwo koroshye ko kwishima vuba ibyo bigenda nyine ubwo ngubwo naheje sibyo se ngaho utanye ubwo ejo tuzahura mu kazi ndajya hino kandi nawe unyumva ikibazo cyawe si wowe ku muhanda gusa nyine aho wabaga se ntihe subira aho wabaga ejo uzaze mu kazi rwose hariya ku muhanda si wowe wansanze niho nabaga gumaga aho ngaho rero ubwo ndareba urara si intebe zirimo imisego umva mani iryo wiri gukubita kubona ryameneka reba turiya tw'umweru abari kuzajya ukubita tugire fast dutaye fata kubita gutyo uramenya aho kubita se fast tubikore nk'abasazi ariko anase kapita ko ndi kubona hano ubundi umujene ari wenyine yabishobora batinye nkajya gutanga umucanga hari yakora iki wanze mukuri amabuye hano ahashire muke mujya ku mucanga mugani kiriya kijene wazanye ko ntari kukibona byagenze wewe bica mu kwa waje ugakora urundi wowe ngaho rero sigene nakubwira uriya nubwo afurumbye kuriya nta mbaraga ziwe cyakoze ufite imbaraga papa bakita gato gatsibaze cyangwa sha uri grand frère gutyo urebaga bo noneho ariko umva kapitamo aravuze ngo amabuye agomba kuhashira
uri kwifatishwa utubuye dutoya kandi twari kubanza bino binini umuntu akabiha nyina tukagira wowe fata tubanze tugire cyabica mukwacahereye yeko ari iryo indi buterwe nta rindi naterura umva ngwino nawe uterura rino mwana so wowe uraguma gutyo ntabwo ngiye ntambaraga nkoze guterura kintu cyawe shaterura saba byimbiye ubusa none duturane n'iringi mu bikwakwanye manze mvugane na kapita mwana si byose uriya gahunda nyine tureko yatwongera uduceri we niwumva unaniwe umuhereze abimenagure wa nose ubu yabyimbiye ubusa we kuteye gutyo bose nawe ushaka kwica abantu iyo habaye isanga saa 11 ntabwo ziragera ese mutaryari nyine saa 11 ese ukona ziburi ngahe sibiri iri kubura uruva ari minota ibiri akusigaho nk'urumogi 20 se n'ibiri urumva nyine atabari kimwe ubundi ese nyine urumva bihuriye kiriya gikoze ukibona ute eshe bro uramu koza afite imbaraga mani uje ya afite imbaraga kabisa ahubwo birayibuye mu bimurekera bitware ubona ngiye gutya nabihunze nyine impamvu mbamishije wowe ni inshuti yanjye rege ese wanyirukana ubuze uzagiye mu mafaranga utakoreye ese nutazagira mpa nyine uzamenya ukuntu nzabaho twagira ngo naje kuba sosha ni ukuvuga ngo uriya ni petit frere ibyo ndakora yabikora ese noneho azajya akora hababi urabona ko nawe afite imbaraga iwe ari kurimena mu masegonda kiriya gikozi kindi bari gukorana bose mu gitondo yatambutse akitegereje yambwiye ko abona ko kitabizi ngo gute yatambutse yikoreye ibuye rikubye ririya kabiri dore noneho urwo ateruye yavuze ko agiye kubitekerezaho ngo araza kumumagara aratekereza ku biki ubwo ntabwo mbizi ubwo nanjye nibyo nari ndi kureba kuri WhatsApp ndebe ko hazeho igisubizo wapi ngiye muri groupe wapi nta kintu atekereza mwana ni ukukirukana nyine urabona ni nk'igisazi shana umusazi ariko arakora mani hakumba numva shaho mufitiye muwe arandi hantu mwize guhurira uriya mujene ndamuzi mani ejo bundi twahuriye mu makaritsiye bari mu karitsiye z'iwabo nyine nsanze yicaye mu karitsiye tu nawe yarakwibye tuzi ko nari ndi gushaka inzu se kuva ryari se kirari igikomisiyoneri nsanze yicaye bari bahagaze nyine mu nzira araza aranyegera umutwe wari uri kundya byadanje numva nyine nabuze aho kurara ahita ndangira inzu nanayihagaze imbere mani ahita ambwira ko iyo nzu iri gukodeshwa mpita ngenda nyine niho nahise mfatitse ubwo gutya niho uri kuba gutya niho ndi kuba ahubwo arakora pe ahubwo nyine ese iminota ntirarangira cyangwa mbe nitaye nyine ubwo ugiye gukora iki ese mba nari ngaho ibibazo uramutse uvuye hano bose mukuru agahita aza namusobanurira ko abakozi bagiye abakozi ngiye se ndikamara ariko uramutse witembereza hano mu ishanti ashobora kuza ugahita umera nk'uvuye kuri wese ugahita uza n'amasaha yaba ageze ute yaba yenda nyine ariko gutya ni 18 iri kubura burya harabura iminota 10 ureba iminota iragiye ngahoza n'akaganiro turi tuganira ganira iki se shaho kwindi biba byane aho sigaye ufite na telefone nziza kundenza gikoze akazi kari guhemba uzongera uhakane mu boss amafaranga aratanga ariko ntabwo amafaranga nyabahera ku gihe uyadera ku gihe ariko ubu inzara ikirangwa hariya mu rugo iwanyu maje nta kintu nyine ukuvuga ngo nyine ni bya bindi biba bisanzwe amafaranga yazana petit frere akayanyiba kwiba se ntakora arakora ariko nyine nimba ndetse nk'ibihumbi 5 taza nsanga 3 nimubaza ngo yaguze umunyu ibihumbi 2 ubaho iyo bitabaye rwaserera nyine birangira yanjyanye da sinarwara nyine mani uzamuhindure mani si murumuna wawe se ariko kiriya kijene gifite imbaraga noneho rwaga rero ndi kubona amasaha ageze nze njye mu biro njye gusinya ariya amadosiye yanyu uko mwakoze ngire ejo muzabona uburyo mufata urufaranga rwanyu aje kuba amadosiye cyangwa ni ibipande mani byose ni kimwe ese ubundi byose si ibyanyu si byo muhemberwaho ntaribi nyine nawe gutembera gutyo mu mukanya bose ntabwo babura ko baje gutembera hano ndaje mfite mbarageza aho ninjye wo gutaha cyakoze kiriya kijene kirikorera boshye ihoho cyakoze cyasaziyemo imbere ingiga y'igiti
umva ngwino umbwire mani kandi ujye wihuta ase bro kuva ryari utunyara nk'imbwa mwana cyane nanjye ntabwo ari njyewe mani gira fasta n'undi kumva mfite ubushagaga bwo gukora akazi gabanya amagambo ibintu byahindutse amazi ntabwo ari yayandi nose urumva nyine amazi yabura guhinduka ubusanzwe uyakaraba nyine wayashyuhije ukaba ugiye kuyakaraba akonje ce n'est pas sha mwana agabanya iyo mikino ikintu ari nguhamagare niyijira nashakaga pereza hano naho ubundi wowe usubira mu kazi hariya nyiriyijira araje arayibona sha mwana reka nizeye kuri mu mikino gusa bajya bavuga ngo wagwaye ni ukwambura sha nta mikino ikiri hano mani ibintu sindi kuko nakubwiye ibintu byahindutse kandi subira mu kazi kandi ejo mu gitondo uzaze uzanye indijire nshyashya itameze gutya uyitegereze itameze gutya ziriya z'abayede wabaye iki ihute sha mani subira mu kazi kandi ukora akazi noneho neza nakubwiye ko amazi atakiri yayandi ngo boss ngiye kujya nahindunda amazi nk'aba ngabasha mani jya ukora akazi neza kuko ariko nanjye banyeguje ugire vuba vuba ahubwo uvamo ugasinya vuba maestro umva uro tuvugane icyo gitegereze rwaga ugishyira hasi kimuhereze mana bagikoresha shafata igitabo mwana ukore nta ubwenge imikino yawe igabanye mu kazi niyo nyundo uyishyira hasi ibyo bikoresho ntabwo bikiri ibyawe wiki ntabwo ibi bikoresho bikiri ibyo fata ino jire uyambaye ntabikoze so biza kuzana igikozi gifite imbaraga nka kiriya nyine urumva ucabura kugutwarana umwanya mbo noneho akazi kawe kahindutse burya ugiye guhita ugenda ujya haruguru mu biro hari imashini hari n'amadosi ugiye kuzuza n'ibipande abakozi bakorera ubwo numara gukora urahita utanga raporo ye kwa boss ariko harimo n'undi musisita araza kubikwereka mu biro kagenda ubwo naho mu kanya nyine akazi kageze ute gasoje kuraje abajene kuraje mugenda hari n'abantu bajene uzajya bakurikirana mugire vama niyo sagiye ejo bundi nakubwiye ute ejo sinandi kukubwira ko bose hari igisubizo ari buze kumva rero ariko nanjye nshimye ko n'imbaraga nzizitari kugira ngo uri kumpima se mani mukore vuba vuba mani ngewe bino nibyo nakuriyemo sha bro mureke bariya babivuze kuri ngo akeza karigura kuko ndabibonye ese mugani kiriya kijaya cyakurikiye n'ubu yajya biriya bitugu nashyiramo ikote arahita aba boss siko mwarebye se nta kundi nyine wese wakora Mister. Nizete mister. isaha gasongo Ni wowe cyangwa ndi kurota? ni njyewe Ntabwo ndi kubyemera. Kamaze gukoreho numve nimba ari wowe. Ari wowe. byagenze gute petit frère meze biteze kenshi kwaza avoka y'imbwa impanuka iyi gute se cyakije najyaga nkirukana ariko ndi kubona cyabaye umugisha pe kanyamaro uretse kuko arye byayo kera cyane kuri noheli uriya mukapitani wagize ukuntu abigenza aba aramuzamuye rebe turi kurya inyama buri munsi agafiriti buri munsi ariko nanjye ikintu nzakora ntabwo nzongera guhaha erega buriya umuntu uguhereza icumbi mwana bakubyaye yakubyaye ta ese ubwo ninde uzajya uhaha ese urwaha ntabwo uri kumubona el maestro Fabrice burya nongeye kumufata nk'amata y'abashyitsi gusa ikibabaje ni ukuntu banyigiraga wadanje turi mu kazi kora gutya ako nyine ndasebye nahise nakora iki ariko ni ibibazo nyine nta kundi nyine ubwo nanjye ngomba kumucungacunga ako kiriya kije ni ikinyamahirwe shakigira kuza
kora rimwe kabiri abaye kapita ibaze rwarujene n'ukuntu twari inshuti se sha ntari inshuti mwahuriye oya kapita nyine kapita twari inshuti Nigeze kuvuga natekereje ko kiriya yazamvugira kuri grand frere wiwe nyine ahubwo nyine byagenze gute kugira ugere aho ugeze uwa kigasho ubu ntabwo ndi kubyumva none se aha ni iwawe wapi aha ni kwa boss nawe waje kubona boss ahubwo gutya nayimuzaniye tudokima tudokima nayimuzaniye ahubwo gasubiye mu kazi uribuka tusangira indazi gasonje ibyo ntabwo nabyibagirwa mwana mujene mushyashya uje abagize cyakoze iby'Imana bibaho kabisa baravuga n'ubundi ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu nyine bose uriya yari inshuti yawe ariko ntiyari nyoko abana mugani ubwo nanjye ikintu ngomba gukora ni iki ubutya ngiye guhita njya muri stock ndebe nimba hari ibiryo birimo niyo nabisangamo leta ngenda kibwire gihaye 25 nk'ebyiri yakawunga niyo umuceri urabona buriya iyo ubonye amahirwe urayafatirana ejo cyangwa ejo bundi ushobora kwigendera gusa ubundi ukeka ko kizamaranga akangahe buriya umuntu wamufashije akabona ibiceri atangira no kubibona ahubwo se yagiye sinzi aho yagiye mba ako gishobora kuba cyagiye nko kwa makangara cyangwa kwa makopera buriya sinzi nyine nuko ubwo nyine nanjye kangere ku muhanda ndebe ko harungurira kamwe nari nanjye kandi buryo hariya bimeze nyine ubwo nari buzamfasha kuri telefone hano hariho murakoze ariko harakeye nta kibazo mwana akangaka kajya kavana amaboko nawe se karayabana iyo mijari watubwiye se ko wabuze cyane ndaje yaje kubabwira kuri iki ariko nongera kuvuga nta kibazo reka tubanze tuvugane ndaza kubikomeza kuribuka uburyo waje usa Imana igira neza kabisa Imana rega igira ibintu ubikesha mwebwe mu by'ukuri nyine muraduhamagaje rwose muraduhamagaje nk'ababosi ngo twumve ijambo oya ntabwo mbahamagaje nk'ababosi dukoresha nyine mbahamagaje nk'abavandimwe kuko iki gihe twabaye nyine mwambere abavandimwe pe icyo nabahamagariye aha ngaha ndumva washobora kuba nawe nabikubwiyeho ngo nagira ngo nawe nyine mbikubwire ariko mbibabwiye nyine muri kumwe twabanye igihe kinini sibyo ariko nagira ngo mbabwire ko ubu ngiye kwimuka ajya kuba nkandi nguki usanga turakubangamiye oya nuko nyine numva nyine nshaka kwimuka ajya kuba ahandi cyane ko nshaka kwegera akazi gusa n'indi kunda dukora umujene wamutwaye iki sari cyo andi nakora noteye nabi nyine none se agiye kuva kubera iki ntujya uryama neza tukugabura neza ushobora kuba ari kuzuza ko ejo bundi yaryamye adashashe noneho nzajya nsasa oya si ibyo ngibyo ntabwo tubanye nabi niyo mpamvu ugiye kuguma hano nyine sibyo ubundi wari kuvuga gutyo kare hose naho kugenda se wajyayo erega abantu babaye babi nuva hano urajyayo ko hano tugufasha neza wenda ko ikibazo cyabayeho kera nyine cyo kwigira uko ntari byarangiye wakihanganye ukaguma kweri ngira n'ubwoba iyo turaye turi babiri manita ubwoba se mbere ntabwo mwabanaga nyine usibye Imana yatabaye kera ariko ubu gutya nyine amaposi asigaye yavuze ubuhuha da gusa nyine akantu ko kugenda ntabwo ari keza kuko buriya
nimba ufashe umwanzuro wo kugenda ni nk'aho wabonye ko dufite ibibazo sibyo ukaba ushaka kubyikuramo nyine wirengagije ko natwe twagufashije tukaguha kurara tukakubonera akazi kuvuga amagambo menshi wivuga umwanzuro wa nyuma nyine ariko akantu ko kugenda ntabwo ari keza kunda baravuga ngo gira neza wigendere sibyo niyo mpamvu nawe twakugiriye neza uretse twebwe ntabwo gato twagiye ariko sibyo kandi pe ineza mwangiriye ndabashimira cyane kandi niba no kubitura nzabitura pe kuko mwamfashije ndafite aho mba ndafite akazi ibintu byose nagezeho muri kano kanya ndabibakesha iyo mutaza kuhaba ntabwo mba nzi ndi hehe rero ku kintu cyo kwimuka ntabwo numva ko mwakakigizeho ikibazo sinumva ahantu ikibazo nyine kiri kandi nimba uri kuvuga ati ngo ni ibyago ngo mushobora kuba hano habaye ibibazo nkaba ndi kubihunga oya mfashe umwanya wo gusaba imbabazi wenda nariyumvaga ku bindi bitatu byanjye nakoreraga numvaga ko ndi umwami nzi ko igihe kitazagira ngo nicuze ariko mu by'ukuri wenda singiye kubivuga ngo ni uko wabonye akazi kari hejuru y'akacu ariko nanjye nagaruye ubwenge mbona biriya bintu mba nkora kandi byose nkomeza kubishimira murumuna wanjye nyine ukomeza kungira inama kubera ko ngomba gufata abantu bose kimwe nta muntu uri hejuru nta n'umuntu uri hasi cyakoze abanyarwanda nibo babivuze neza kugira neza wigendere neza uzayisanga imbere mu by'ukuri Petit Frere ahora ambwira ko ngomba kwitwara neza kuri buri muntu wese mbonye kandi kuko ndabona ko nyine ari aho byangejeje dusigaye tubanye neza usigaye uhaha noneho nubwo tutaba twakomaje ugahaha tukarya n'agafiriti n'akanyama mu by'ukuri nyine nawe usuje ubwenge nyuma no kuri ntabwo wakagiye pe ko nawe wibuke ko hari aho twakubayemo kera nubwo tutari kugucyurira mu by'ukuri bitekerezeho kandi tubaye tugushimiye mu gihe utarisubiraho ngo ugende mu by'ukuri nuguma hano Imana izaguheza umugisha yabaze ko numvise ngo ko wa mujene yatubwiye ngo abantu batari muri iyi nzu yacu bose bagiye gupfa barangire gusa ugiye kujyayo kandi no mufasitira abangaba barimo no gutebya icyo ndaza kugitekereza nta kibazo ubwo nyine nicyo njye nagira ngo mbabwire ubwo buri wese yakomeza gahunda ziwe ariko mu by'ukuri ntitubwire ko ugiye kugenda ahe ntaribi kabisa Maestro nubwo wakize ariko hari ikintu najya nibagirwa samani ukunda bimeze gute nawe ujya ugashobora azi ko mwimwera amata gusa nyine nari ndimo nkubwira ngo nubwo wakize hari story ntajya nibagirwa izo story zanyu hano ni iki byagenze we kuva mu gitondo mushinja ntabwo se ngiye wambaye wagiye ukurasha icya mbere ni ukurya amana ese wakura utariye uyu mujene bite byose ko ndi kubona mwakibwirana ariko twibwirane n'uyu mwana uba mwita gasongo uba mwita rwaga ubu ni kumva ariko uyu mujene ni abajene tubanamo hano gasongo ntabwo nshaka amagambo menshi ariko ari kumbwira ngo twagabanyije amagambo ko hano tudakunda ibintu by'ibigambo byinshi nyese mwana urumva mu mutwe wabuze mbwira ko ari we wamuzanye tena oya nese mujene nyine uyu ni gasongo uyu ni rwaga uyu ni kunda nk'uko arabikubwira sibyo ntabwo ndi gushaka ko dutinda amagambo menshi gasongo ni Petit Frere twakuriye muri quartier zimwe nano ntabwo muvukana ni nk'aho ari Petit Frere mubaye muvukana nyoko yari kuba yaragendesheje pe mikuru y'imikiga yewe nyoko nagaseke mama urumva ibyo ngibyo ntabwo ari byo byanatuzanye kuza guterana amagambo
usigaye ufata noneho n'imyanzuro mu nzu yanjye sibyo inzu yawe si yanjye se fata imyanzuro ukazana ba petit frere ubu niko sha nta mugore ugira niba nahari nawe araje yinjire okay inzu yawe bo nagaje kuba hano wenda ngaho sibyo kuko ntago ari hano yabuze ahaba ahubwo ikintu cyatumye muhamagaza asoje kwiga ariko ntago yabonye akazi habamuha akazi yize ibijyanye n'iki ubwo rero muri kampani murabizi hari imyanya akoze pe hari imyanya myinshi y'abazamu yari ihari nibiye tebara idafite abantu bayirimo mwese bashaka kumva ibyo ndi kuvuga cyangwa murabwire bimeze ntari cyane cyane ko nta mukontabure dufite kugeza amagingo aya rero nari navuganye na boss ubu petit frere yize ibintu bijyanye na accounting ya vuba ngaho ashobora kuza kutubera umukontabure ntabwo ashobora ahubwo vuba ngaho araza kutubera umukontabure hanyuma kunda ubwo nyine ni ibintu twicaranye na boss turaganira byose tubishyira ku murongo babivuze kuri hari ukuntu ugira umuntu neza ukazayisanga imbere ndibuka ejo bundi twaba turi mu bintu by'ibiyede nguyu tumuzana hari ukuntu bitameze neza ariko aka kanya wenda imyanya tugiye kujya ni uyitugejeje ni ukumushimira nyine nawe wenda nubwo batarasinya ngo babyemeze biremejwe biriho umukono wa boss ngewe yarambwiye gushyira abakozi kuri list bashyiraho arabisinya wenda ibyo reka tubyirengagize nta n'ikibazo uwo muntu wamwitabye nakubuje kujya witaba telefone turi kumwe iyi ngirwamugabo ndi iwanjye don't use the useless word no ndi mu rugo wenda waraje turakwakira reka wenda ndeke no gukoresha umugabo kuko nta mugabo ureshya urya uyu muhungu nawe agiye kuza abe hano muri make ufite ikibazo cyo ko yaba hano ufite ikibazo cy'uko yaba hano nawe utatworoheye reka aho ngaho ukurira inzira ku murima neza mu kinyarwanda nkuriragaho ukuntu nta kibazo kano kanya rero uyu muvandimwe ntabwo ari umuntu ubuzaho ahantu ho kuba urumva amaze gushaka inzu naguze inzu ngomba kujya guturamo ntabwo nagumanga naguze inzu ntabwo ngomba kugumaho iyo nzu rero naguze tuzayibanamo n'umuvandimwe wanjye kandi namwe ndizera ko ibyo wenda mwavuga ngo nabafashaga ubu noneho mujya mubyifasha kuko cyane kuri ku mwanya mwiza nawe ntabwo uri ku mwanya mubi kandi ikindi rwaga ukwiye kumenya buriya umunyarwanda niwe wabivuze neza ati ugira ineza ukayisanga imbere